Iyo video uri kureba kuri screen yawe ndaza kwigusobanurira mu kanya umenye byinshi bijyanye n'iyo video. Gusa ariko icyo wamenya cyo yafashwe ku munsi w'ejo icyahuje Rugaju Rigani ndetse no bita Lorenzo Christian naho bihuriye n'ibibazo bafitanye. Ibyo nabyo ndaza kubigusobanurira. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi uwo bita Rigani ndetse no bita Lorenzo bari mu bihe bitaboroheye. Buri wese ikintu ari gukora cyangwa se post ari gukora uri kunyarukira muri commentaire ukabonamo byinshi utakifuza ko byabavugwaho. Haba abashyigikiye bita Lorenzo bari kunyarukira kwa Rigani bakagira ubutumwa bukakaye bohereza, ndetse n'abashyigikiye uwo bita Rigani bakanyarukira kwa Lorenzo. Gusa ariko ibintu byo biri kugendana na post abo bose bari kugenda bashyiraho. Haba Lorenzo ari kwandika amagambo ukabona yuko hari ikintu ashaka kuvuga, cyangwa se uwo bita Rugaju Rigani ari kwandika ibindi nawe ugasigara ubitekerezaho cyane wibaza uti ese kubera iki uwo bita Rugaju Rigani atangaje ano magambo? Ari ibintu tutari dusanzwe tubona, kuko abantu bagira inama abantu basanzwe ari abanyamakuru b'imikino bapostinga ama update ajyanye n'imikino cyangwa se n'ama match yagiye aba. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi witegereje neza wagira ngo bahindutse abandi bandi. Gusa ariko ibyo byose nibyo ngo tugaruka muri iyi minota mike tugiye kubana umenye ukuri kose kujyanye n'ibivugwa hagati y'aba basore babiri. Umenye uti ese wo bita Lorenzo amakuru avuga yuko yamaze gusezererwa kuri RBA ni ukuri? Ibyo byose ndagira ngo nkuha amakuru icyo bita zandari nkuko bo bajya babivuga. Gusa ariko nkwibutsa yuko njye buri kumva kuri micro ni Philox Aime, umwana w'umuntu. Aricyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi bigano nk'ingi biryoheye amatwi nibijye bigucika n'ahandi wabisanga. Nahangarika nkwikaze muri ubu buryo. Ariko kandi kuri wowe ushaka kwiga ibijyanye na video and photography, igisubizo nta kindi ni SIA programme. Amwe mu masomo y'ingenzi dufite harimo ikijyanye na video production and film production, editing, photography, animation and virtual effect, coloring, graphic design, film and television acting, ndetse n'icyo bita TV production and live streaming. Icyo usabwa ari kimwe gusa, no kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri izo nimero ureba kuri screen yawe, ubundi nawe ukiyongera mu bahanga bazi ibijyanye na video and photography. Nkuko nari maze kubigarukaho, nari ngerageje kukubwira mu ncamake ibijyanye n'amatiku cyangwa se impaka zimaze iminsi hagati y'uwo bita Rugaju Rigani ndetse no bita Lorenzo. Aba basore bombi murabizi ni abanyamakuru bahuriye kuri RBA, igitangazamakuru cy'igihugu, barakorana. Abantu barabakunda cyane, bakabakunda ku busesenguzi bagira ndetse n'ubuhanga mu kogeza amamatch. Murabizi yuko benshi bakunda Rugaju Rigani kubera uburyo agira analize zimbitse mu bijyanye n'imikino, dore yuko yanabyize kugeza kuri uno munsi ni umutoza wungirije no kwimenyereza muri ekipe bita Gorilla. Uyu Lorenzo rero nawe bamukunze ku buhanga bwe mu kuyobora ibiganiro, uburyo yogeza amamatch ndetse n'ibindi bitandukanye. Abasore bombi nyuma y'uko bahuriye kuri RBA barakoze barakora no kugeza kuri uno munsi. Gusa ariko mu minsi yashize nibwo uwo mubano wabo waje kuzamo agatotsi. Ushobora kwibaza uti byaturutse kuki? Kugeza kuri uno munsi havugwa byinshi. Hari abavuga yuko bita Lorenzo yakubise Rugaju Rigani. Ibyo biravugwa, mwagiye mubibona no kubitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko hari n'abandi bavuga bati ni ibibazo bagiranye, ngo iby'ubutinganyi ibyo sinshaka kubyinjiramo, ni ibintu byuzuye umwanda ndetse binasa nabi utapfa gusobanura kuko nta na gihamya gihari kugeza kuri uno munsi. Gusa ariko icyo tugomba kumenya cyo bagiranye amakimbirane niko guhari, niko kuri guhari, kuko kugeza kuri uno munsi icyatumye uwo bita Lorenzo Christian ahagarikwa kuri RBA ni ikibazo yagiranye n'uwo bita Rugaju Rigani. Nyuma y'uko bagiranye ibyo bibazo baje guhurira n'ubundi mu kigo bakorera RBA, haza kubaho inama bayikoreshwa n'abayobozi babo, baza gusanga uwo bita Lorenzo ari uri mu makosa, biza kurangira ahagaritswe. Mu minsi yashize uno musore yakoze live abyigarukira avuga yuko umuntu nyine yaje kwisanga yahanwe, avuga yuko nta nicyo bitwaye kuko mu buzima ni hasi ni hejuru, urazamuka cyangwa se ukagwa, kandi gukosa si icyaha, ahubwo nyuma yo gukosa icyo ukoze nicyo kigaragaza uwo uriwe. Lorenzo rero arabyemera ati njye habayeho ako kabazo nza guhanwa. Uyu musore yahanwe amezi 2 adakora kuri RBA, atagaragara mu biganiro bitandukanye yajyaga akoramo. Murabizi yuko yakoraga mu rubuga rw'imikino rwacagaho buri munsi, ndetse akaza no gukora kuri Magic mu kiganiro kiba nimugoroba bita Magic Lineup. Ibyo byose rero yahise ahagarikwa direct. Gusa ariko uraza kumurira twigarukire muri iyi minsi uwo bita Lorenzo ku munsi w'ejo yagize atya, abarapostinze post yakoze yatumye n'igitangazamakuru kimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda gikomeye kimwandikaho inkuru. Nawe yaje kongera kugisubiza yisekera avuga ati ariko basha ibi ni ibiki? Gusa ariko Lorenzo yaragize ati Yago Pondati amvugiye ibintu
gusa ariko kugira ngo usobanure neza icyo wamenya ibyo Yago yaravuze. Yago yaramaze kuvuga yuko ikintu kijyanye n'ibiganiro kugira ngo akigukoreshe uzajya ubanza wishyure. Ubu kugeza kuri uno munsi yatangiye umuziki yarabisobanuye agavuga ati natangiye umuziki kijyanye n'ibiganiro ugomba kuza witwaje cash. Lorenzo yaragize ati nejejwe no kubamenyesha ko ubu priorite ari umuziki, ibindi byose nzajya mbikora mbonye akanya. Nayo magambo yatangaje no musore uturuka mu karere ka Musanze, umunyamakuru ukomeye cyane benshi bakunda cyane. Ayo magambo akimara kuyatangaza benshi bayibajeyo, ndetse uramutse ugeze no kuri iyo post usanga comment zirenga 100. Izo comment zose zigenda zigaruka ku wo bita Rugaju Rigani bavuga bati reba ibyo dukoreye umusore wacu, ibi ni ibiki. Abandi bati hoya Lorenzo ntabwo wabidukora, uri umunyamakuru dukunda, garuka jya kuri BNB, jya kuri Radio 10, jya ku Isango Star, jya kuri bavuga izo commentaire nyinshi, bagenda bandika byinshi bitandukanye. Gusa ariko nta nubwo yaje gutinzamo, uyu Lorenzo yarongeye ari kuri indi post yakoresheje akavideo yakuye kuri TikTok, ashyiraho umugabo uri kubyina ari kuvuga amagambo atandukanye. Arangije andika ati my enemies have finally succeed, ati rejoice behold my downfall ladies and gentlemen. Nayo magambo yakoresheje nanone ubwo ugerageje kuyumva neza urumva ko uwo bita Lorenzo haro yarari kubwira. Ntabwo twakirwa tubica ku ruhande cyangwa se ngo twijijije cyangwa se ngo tubyirengagize nk'uko benshi bagenda babigenza. Ayo magambo rero yagiye ayatangaza. Gusa ariko ndagira ngo twigarukire kuri ya video rero nakubwiye ngo wakomeje kugenda ubona igaruka buri kanya. Iyi video uri kureba abantu benshi bashyizeho commentaire uzirebye waseka ugapfa burundu. Harimo nko bita Muhinde niyo wasekeje abantu, arandika ati udufashe utavaho hagati. Gusa ariko abantu benshi bayisetse ndetse banashyiraho like nyinshi, baravuga bati Muhinde nawe uri igitangaza. Gusa ariko ndagira twigarukire kuri iyi video. Abantu benshi bayibonye baravuga bati uko biri abasore bacu bamaze kwiyunga. Gusa ariko ndagira ngo nkusobanurire iby'iyi video. Iyi video ikisobanuye muri rusange, abasore bombi ndetse no bita Kwizigira ni na benshi bamaze gusinyanya niyo bita Action College. Ni ikigo cyigisha byinshi cyane bijyanye n'amategeko y'umuhanda, ubwiza n'ibiki. Ibyo byose rero bamaze gushyira umukono ku masezerano, bose bagomba guhurira muri iki gikorwa cyo kwamamaza. Rero ntabwo ibibazo bafitanye hagati yabo byagombaga kuza kuri kampani bamamariza. Niyo mpamvu bose baje kwisanga bari kumwe muri iyo video. Si ku bushake bwabo niko nabivuga, ndetse nta nicyo nje ntarenzaho. Gusa ariko ugiye no muri commentaire abantu benshi bakomeje kwigaruka bavuga bati mu ndebere ukuntu barebana ntabwo ari uko dusanzwe tubabona. Gusa ariko ibyo nimwe mwabyiboneye, si nge icyo nabonye ni video. Gusa ariko kuri kwabyo ntabwo ino video isobanuye ngo biyunze, kuko nta statement twigize tubona hagati yabo, nta kindi twigize tubona. Icyabahuje nta kazi nk'uko bakiyemeje, nk'uko nabo babihemberwa. Bagombaga rero kuza bakabikora gutyo. Ngo wabona guri hagati yabo ni Kwizigira, umwe mu banyamakuru bakorana kuri Radio Rwanda mu kiganiro cy'imikino, muramuzi neza cyane. Gusa ariko aba bosore ibyabo bisa nkaho byamaze gufata indi ntera. Uwo bita Lorenzo ku munsi n'umunsi wabanjirije uwejo yagize atyanyarukira kuri TikTok akora live. Abantu benshi baramutondagira bandika byinshi bati dore wahoze ari umunyamakuru ukomeye ari kwirirwa ku live, amagambo atari meza cyane atameshe. Gusa ariko n'ubundi kujya kuri live se gitangaza. Gusa ariko igihari nuko n'ubundi nta kindi kintu ahugiyemo, ntago ari mu kazi, ntago ari mu ki. Kujya live rero ni ibintu bisanzwe, ni ibintu tutagomba gukomplika kamemo, ni ibintu nyine biri nomo, ni ibintu bisanzwe nk'umunyamakuru, nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga. Kuba yajya live nta gitangaza kirimo. Gusa ariko ndagira ngo nkubwire rino jambo ku munsi w'ejo mu rubuga rw'imikino uwo bita Rugaju Rigani yagize atya, ndagira ngo nsobanurire abantu. Yaravuze ati njyewe nta burenganzira mfite bwo kubabarira umuntu, kandi ntago ari njyewe unahana. Ayo magambo uwo bita Rugaju Rigani yarayivugiye, benshi barikanga baravuga bati oya se, kandi umwe mu banyamakuru bicanye muri studio yaravuze ati oya, gusa ariko ufite uburenganzira bwo kubabarira. N'ayo magambo benshi bati icyo wavugaga twacyumvise. Uwo bita Axel yaravuze ati Rigani tubabarira ibyo bintu ntubisesengure cyangwa byanarize rekeraho. Gusa ariko marabyumva yuko uwo yabwiraga ari uwo bita Lorenzo. Gusa ariko nkuko nari maze kubikubwira uko bimeze gutyo kwa Lorenzo no kwa Rugaju Rigani, poste ni nyinshi ndetse zikomeje no gutera ikibazo. Abantu benshi bazibazaho bavuga bati aba basore ariko bizakemuka bite? Uwo bita Rugaju Rigani mwenyewe yifashishije poste, arangije arandika ati reka mbabwire mw'abantu mwe. Akoresha indirimbo y'uwo bita Bruce Melody ndetse no bita Diplomate. Arandika ati agerageza kwandika amagambo amwe namwe agize iyo ndirimbo. Arangije yandika icyo twakwita nk'ikise, ni nk'amwe mu magambo atangira indirimbo. Ni indirimbo bita Umwe Bavuze, indirimbo yakunzwe cyane irimo amagambo akomeye. Rugaju Rigani uburyo yanditse ndetse n'uburyo yagiye
abisesengura cyangwa se abisobanura. Ni ibintu ubona yuko hari ikintu yari ashatse kuvuga, hari ubutumwa yari ashatse gutanga, ndetse ajya no gusoza yaravuze ati isomo, arandika ati mu rurimi rw'icyongereza aravuga ati I focus on God, pray, gusenga. Arangije arakomeza ati I focus on myself, ati work hard, gukora cyane. Arongera ati I spend my time wisely, not time for small issues. Arangije arandika I learn more, I sleep less. N'abagabo yanditse niyo ugerageje kuyanariza uhita ubyumva yuko ari ubutumwa yashakaga guha umwe mu bantu bafitanye ibibazo ari we bita Lorenzo, ndetse anabwira abakunzi be cyangwa se na bamwe mu bantu bakomeje kumutondagira bamuvugaho ibintu byinshi, kuko kugeza kuri uno munsi bisa nkaho Lorenzo cyangwa se Rugaju Rigani bose batorohewe. Nibyo koko bafitanye ibibazo hagati yabo, ariko n'abakunzi b'umwe bari kujya kundi bakavuga ibintu, n'abandi bakajya kundi bakavuga ibintu. Urumva ko ni ibintu bitoroshye guhangana n'abo bantu bose, cyangwa se kugerageza kubaturisha cyangwa kugerageza kubabwira ukuri. Ni ibintu bitoroshye. Gusa ariko ikindi kintu wamenya, amakuru yari amaze iminsi avugwa yuko bita Rugaju Lorenzo ashobora kwerekeza ku bitangazamakuru bitandukanye nka Radio DCBN cyangwa se Isango Star. Ayo makuru ntago twavuga yuko ari ukuri ko kugeza kuri uno munsi. Ntago turabona yuko yamaze gutandukana na RBA, nubwo bititezwe kuko yahagaritswe amezi 2 nasoza azagaruka mu kazi nk'abandi. Kizaba no gukosora ayo makosa cyangwa se kumenya aho baguye bakabyuka neza, ntibongere kugirana ibibazo. Gusa ariko ayo makuru ari kugenda avugwa, ayo makuru ari mu bamotari niko tuyita, ari kugenda avugwa yuko uyu musore bita Lorenzo ashobora kwerekeza kuri ibyo bitangazamakuru. Iyo nkuru nta kintu gihari cyo kuyongeraho cyangwa se cyatuma tuyemeza cyangwa se tuvuga yuko ari ukuri, kugeza kuri uno munsi ibyo ni biri kuvugwa, ntago tuzi ukuri kwabyo. Ayo magambo rero n'ibindi bitandukanye nibyo biri kugenda bivugwa, uko guhangana n'abantu cyangwa se n'iyo media cyangwa se n'icyo gitutu cy'abantu kirahari cyo kuri aba banyamakuru babiri bita Rugaju Rigani ndetse no bita Lorenzo. Kugeza kuri uno munsi nayo makuru ahari, nuko kuri iyo video mwakomeje kubona benshi bakomeje kuyifashisha bavuga byinshi bitandukanye. Gusa ariko kuri guhari nuko reka ngushimire, twe tukumwenge nk'ibisanzwe ni Philox Emile. Reka ngushimire, icyo ngusaba no gukanda subscribe ubundi tukajya tubana buri munsi. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha, ibiganiro nk'ibi byo nakagaruka.